ariko hari igihe Imana yimanukira mu kibazo. Hari igihe ugira ikibazo warayikomejeho ikimanukira ikigaragaza nk'inyembaraga. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo, tugarutse imbere yayo n'imbere y'abantu bayo twishimira ko turi amahoro. Nkunda kubivuga kenshi, iyo tubyutse turi bazima tuba tugomba gushima Imana. Imana yakoze kuturinda, Imana yakoze kubana natwe, Imana yakoze kutuzirikana, ikaba mu ruhande rwacu, igatanga ingabo nyinshi ku bwacu. Imana y'amahoro rero ihabwa icyubahiro. Ndayishimiye. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro. Rero ndabashuhuje. Imana ibaha umugisha kandi n'ukuri Kristo w'i Nazareti abagirire neza. Iki ni igitondo cyiza cyo guhura n'Imana, iki ni igitondo cyiza cyo kugirirwa neza nayo. Imana y'amahoro ibishimire. Nshuhuje inshuti zacu, ndasuhuza abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia, abakristo mwese muri rusange, abakozi b'Imana bari hirya no hino, inshuti za Kristo mwese, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni Gatera Jose wasuhuje, Imana ibaha umugisha. Nje kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, hari icyo Imana ibadushyize ku mutima. Niyo mpamvu tuba tugarutse imbere yanyu. Uyu ni umuburo, ndagira ngo tujye twitondera kumva ijambo ry'Imana, nituryumva tujye turishyira no mu bikorwa. Tuvuga ngo mbese ijambo riravuga iki? Ni iki Imana ishatse kuvugana nanjye muri iki gitondo? Ni iki Imana ishatse kumbwira? Ndagira ngo rero tudatinze tujye mu gitabo cya Rusi. Turasoma muri Rusi uyu munsi ibice byaho, turasoma igice cyaho cya mbere, ariko turahera ku murongo wa 16. Umutwe w'ijambo uravuga ngo kwikomeza ku Mana. Kwikomeza ku Mana. Ntabwo nzi umuntu wikomejeho, ariko uyu munsi dufite abantu bagiye bikomeza ku bandi, abantu bagiye bikomeza ku bandi kandi babona umugisha, babagiriraho umugisha barabikomejeho. Kwikomeza ku muntu ukamwikomezaho, hanyuma ukagira umugisha, ukamugiriraho umugisha kubera ko abanye nawe wamwikomejeho, wanze kumuvaho. Ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku kwikomeza ku Mana. Imana irashaka kuyikomezaho, kuko ibyatuma utayikomezaho nabyo birahari, ariko nje kukubwira ngo wikomeze ku Mana. Kwikomeza ku Mana, mu Kristo, mwene data, mukozi w'Imana, ikomeze ku Mana. Ntabwo uzayigwa imbere, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzashoberwa, ntabwo uzamwara. Kandi abantu benshi bajya batinya kumwara, batinya ibizababaho, batinya ibizumvikana kuri bo, nicyo kibatera ubwoba. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo niwikomeze ku Mana, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo izagutererana. Wikomeze ku Mana. Tujye kureba igitabo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ni mu gitabo cya Rusi. Turahera ku bice byaho 16. Turebe ukuntu Rusi yikomeje kuri nyirabukwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Biravuga ngo barongera batera hejuru barira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Barongera batera hejuru barira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye. Nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu. Aramubwira ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana yabo.
nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu. Imana itugirire neza. Hanyuma umurongo waho wa 17 havuze ngo iki? Aramuga ati ngo Rusi aramusubiza wa 16. Rusi aramusubiza ati winyingingira. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugira ngo winyinginga. Rusi aranga aramuga ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo no kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aramurahira ati winyingingira kugusiga, kuko aho uzarara ariho nzarara, n'ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, n'Imana yawe izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, naho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Uyu nindi? Uyu ni Rusi ari kurahira nyirabukwe. Arambwira ati aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Imana itugirire neza. Kwikomeza ku Mana. Uyu ni Rusi yikomeje kuri nyirabukwe. Nyirabukwe ngo yitwaga Naomi. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo nyirabukwe yitwaga Naomi. Naomi rero yaje kugira atya, aragenda ava i Betelehemu. I Betelehemu ngo hari inzara, i Betelehemu y'Ubuyuda ngo hateye inzara. Hanyuma Naomi arahunga ajya i Mowabu. Ariko ahunga ngo afite abana babiri n'umugabo we. Baragenda bajya i Mowabu bavuye i Betelehemu ngo hari inzara. Bagiye, hanyuma ngo bagezeyo umugabo arapfa, nubwo bahasanze ibiryo, ariko umugabo yarapfuye. Umugabo arapfa. Umugabo amaze gupfa, Nawomi arababara birumvikana. Ati niyo nemera ngasonza, burya ibi birarutanwa. Ati niyo nemera ngasonza, ariko ngo Nawomi asigarana abana be bombi b'abahungu. Aravuga ati ntacyo, arikomeza. Ariko ngo bukeye nabo barapfa, kandi bari baramaze gushaka. Barapfa. Ngo bamare gupfa, Nawomi arashoberwa. Aravuga ati ariko ngo aza kumenya amakuru yuko i Betelehemu inzara yashizeyo. Aravuga ati reka ntashye, n'ubundi ntacyo ngikora inaha. Naje nshaka imibereho, none irananiye. Ngo aragenda. Ngo abwira abakazana be bombi bari batarabyara. Aravuga ati nimwisubire mu nzu za banyoko, hanyuma Imana izabagirire neza nk'iyo mwangiriye. Ngo uwitwaye Orupa ngo atera arasoma nyirabukwe. Aravuga ati mukecuru abeho, arigendera. None Bibiliya iravuze ngo Rusi aravuga ati ntunyingingire kugusiga, kuko aho uzarara ariho nzarara, aho uzagwa ariho nzagwa, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Amwikomezaho, yikomeza kuri nyirabukwe. Imana irashaka kuyikomezaho. Kandi mu by'ukuri yaragiye ari umunyamahanga, yaragiye nta bindi byiringira afite, kuko bagiranye ikiganiro nyirabukwe. Aramubwira ati se uyu munsi niyo nabona umugabo ko ntabyara umwana ngo uzamutegereze, kandi ko ntakiri mu gihe cyo kubyara, wakwigendeye. Nubona ko mukamugabo wanyu yisubiriyeyo. Ariko ngo Rusi aravuga ati mukecuru sinamusiga, ntabwo namusiga, sinamuhemukira. Ntugasiga Imana, ntugahemukira Imana. Uyu munsi rero Imana irashaka kuyikomezaho.
nzi abantu benshi bamaze kunanirwa, nzi abantu benshi bamaze gucogora kubera ibibazo uyu Nawomi Rusi yahuye nabyo, ariko yikomeza ku Mana, yikomeza kuri nyirabukwe. Avuga ati ibyo ari byo byose ntabwo uyu mubyeyi ndi bumusige, uyu mubyeyi sinamusiga mu kibazo. Ntugasiga Imana, ntugasiga Imana, nta handi wabonera amahoro. Niwikomeza ku Mana ntabwo yakureka. Yesu yabwiye abantu ngo niba muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, ngo so mu ijuru yabuzwa n'iki kubaha ibyo musabye, kugirira neza intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Ntugasiga Imana, ikomeze ku Mana. Nkuzaniye ijambo ngo niwikomeze ku Mana. Niba uri kumwe na mugenzi wawe ujye umubwira ngo mbese urakikomeje ku Mana, ujye ureba neza ko kiyikomejeho. Ikomeze ku Mana, winyingingira kugusiga, kuko aho uzagwa niho nzagwa, aho uzagwa niho nzagwa. Aramaramaje, aramaramaje, aravuga ati ni ukuri aho uzagwa niho nzagwa. Imana yawe izaba iyanjye. Ahagurukana n'umuntu w'umubyeyi ukuze atazi iherezo. Ntitugakorera Imana dusa nk'abantu bari kuguzanya, kuko uwitwa Shadrake na Meshake na Bedenego ngo banze gupfukamira ibigirwamana. Ngo hanyuma umwami arababwira ati ubu ko mwigiriye nabi, ninde uri bakure mu maboko yanjye? Ninde uri bakiza uburakari bwanjye? Ninde uri bakiza iri tegeko ryasohotse? Ariko ngo baravuga bati mwami nyagasani, Imana twizeye, Imana twiringiye ibasha kudukiza amaboko yawe na ririya tanura ry'umuriro. Kuko ngo bari bacaniye itanura ry'umuriro, babatera ubwoba, kandi ntabwo bwari kubatera ubwoba kuko babajugunyemo. Hari igihe umuntu akubwira ibintu bikaba ari byo koko, avuga ati niwanga singuha akazi. Nawe watekereza ubushomeri umazemo igihe, ntutazana ruswa, uriya mwanya ntuzawubona. Ugatekereza uti ko ndi umukristo kuko ndabikora, ndagiye ntangiye ruswa, simba nkoze icyaha. Mane tugirire neza. Ariko Shadrake na Meshake na Bedenego baravuga bati mwami nyagasani, mwami Imana twizera, Imana twamenye yadukiza ririya tanura ry'umuriro, ariko kandi itanabikoze nta kabuza ntitwaramye ibigirwamana, ntitwakubararira ibigirwamana, ntitwayivaho. Urabizi Imana ibishaka kuyikomeza, ngo bikomeza ku Mana ku buryo ngo umwami yabwiye ababajyana mu murongo bajugunyamo, bategereza ko bakongoka ngo bagiye kubona mu muriro harimo abantu 4. Ngo aravuga ngo ariko ko najugunya abantu 3 mu muriro, wa 4 nkaba mbona harimo 4 kandi wa 4 asa n'umwana w'Imana. Kubera iki? Imana yari yimanukiye. Hari ikibazo Imana yimanukiramo, hari ikibazo Imana yiyizira, hari ikituma marayika akaza kureba. Kuko mu batubanjije twagiye tubona Imana ngo yohereza marayika, marayika aragenda ajya kwa Zakariya, marayika aragenda ajya kureba se wa Samusoni igihe bamuhanuriraga Manowa ko azabyara, ngo marayika niwe wavuganye nabo. Ariko hari igihe Imana yimanukira mu kibazo, hari igihe ugira ikibazo warayikomejeho ikimanukira ikigaragaza nk'inyembaraga. Ndagira ngo rero wikomeze ku Mana. Uyu Rusi yikomeje kuri nyirabukwe Nawomi. Nawomi aravuga ati ntubona ko mukamugabo wanyu asubiye iwabo akajya gusenga Imana yabo? Nawe kurikira mukamugabo wanyu. Aravuga ati winyingingira kugusiga kuko sinzabikora. Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa. Nawomi ngo abonye amaramaje aramureka, aramwihorera. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wikomeze ku Mana. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wikomeze ku Mana. Mwene data,
Imana irashaka kuyikomezaho kugira ngo ibane nawe, kugira ngo yihagurukire mu byawe, kugira ngo yikorere. Imana ikugarukeho, Imana igukomeze, Imana iguha imbaraga. Abantu benshi basubira inyuma kubera amasezerano, abantu benshi basubira inyuma kubera ikibazo. Ugasanga umuntu ashima Imana, ahagaze mu rusengero arashima kubera ko ari mu bihe byiza by'amashimwe, ariko haza uburwayi, haza ubushomeri, haza ikibazo, ukareba se uyu muntu higeze avuga Imana? Ariko biragusaba ko wikomeza ku Mana, biragusaba ko wikomeza ku Mana, ukavuga uti nitabikora izaba Imana yanjye, nitankura mu kibazo nta kabuza nzabana nayo, ukayikomezaho. Rero uyu munsi wikomeze ku Mana, uyu munsi ugira ibihe byo kubana n'Imana rwose, ntuteshuke ntuve ku Mana, ntuteshuke ntuve ku Mana. Imana iragushaka kuyikomezaho, Imana iragushaka ko ubana nayo, Imana iragushaka kugendana nayo. Umaze igihe wumva waracitse intege, umaze igihe wumva urwaye, umaze igihe wumva ibyiringiro byawe byarashize, ndashaka kugusengera kugira ngo ibyiringiro byawe bigaruke. Kuko ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza, ishaka ko atarabikoze mu mezi ashize, ariko mu mpera z'uyu mwaka Imana irashaka kugarukaho. Mu mpera z'uyu mwaka Imana irashaka kugira ngo isubukure amasezerano yari yaragusezeranije. Uyu munsi ndagira ngo wongere ufate umwanzuro wo kwikomeza ku Mana. Ndashaka kugusengera iki gitondo ugahura n'Imana mu bundi buryo. Reka dusenga Imana. Ese niba Rusi yari ikomeje kuri nyirabukwe akavuga ngo ntunyingingire kugusiga, Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho uzagwa. Uyu munsi urumva wafata umwanzuro wo kubana n'Imana? Mu gihe cyose waba ugezemo urumva ukeneye imbaraga zo kugira ngo ubane n'Imana mu buzima bwose uzaba urimo? Shadraka na Meshaki baravuga bati naho itadukiza ntago twakubararira ibigirwamana. Ngo hanyuma Imana iramanuka ibana nabo. Ndagira ngo uyikomezeho, izamanuka mu bibazo byawe, izamanuka muri ubwo burwayi, izamanuka muri icyo kibazo, izamanuka muri izo manza, izamanuka muri ubwo buzima urimo. Imana izamanuka mu mashimwe ufite, mufatanye gushima. Rero ndagira ngo uyu munsi wicishe bugufi aho uherereye, wicishe bugufi mu mutima wawe. Birashoboka ko uri mu kazi, birashoboka ko ahantu uri bigusaba gukomeza ibyo urimo, ariko mu mutima wawe wumve guca bugufi ngo usengere Imana, kugira ngo urangize uyu mwaka wumva ufashe umwanzuro wo kwikomeza ku Mana, kugira ngo urangize uyu mwaka wumva ufite imbaraga zo kwikomeza ku Mana. Imana irashaka kuyikomezaho. Mana yacu, iri ni ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nsengeye umugabo wari ufite intege nkeya, nsengeye umudamu, nsengeye umukobwa, nsengeye umusore, bongerera imbaraga kugira ngo bakwikomezeho, bongerera imbaraga kugira ngo bagire imbaraga zo kwikomezaho. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, basubijwe inyuma n'ibibazo, subijwe inyuma n'indwara, subijwe inyuma n'ubushomeri, subijwe inyuma n'ubuzima hagazemo, ariko uyu munsi umanura imbaraga. Mana ishobora byose, igaragaze, kora imirimo n'ibitangaza. Sengeye umurwayi, sengeye umuntu urwaye warucitse intege, kugira ngo Mana umukize iyi ndwara. Sengeye umuntu uri mu bibazo, sengeye umuntu uri mu manza, uyu munsi wa none arangiza umwaka ari gushima. Rema amashimwe y'uyu mwaka, rema amashimwe mu bantu bawe, igaragaze ko kuri Imana. Urakoze Kristo, urakoze mwami wanjye, urakoze kubiyeretse, urakoze ko wigaragaje, urakoze kubanye nabo, urakoze ko witamuruye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Urakoze mwami wanjye, urakoze kuri uyu muntu urushye, sengeye umuntu urwaye ukuguru, mu izina rya Yesu Kristo niyakire igitangaza. Dore yabyimbye ukuguru kumwe, Mana niyakire gukira, niyakire gukira. Uri Imana ikiza, niyakire gukira. Uyu muntu urwaye numukize indwara izo arizo zose. Kora kuri uyu mubyeyi, kora kuri uyu mugabo, kora kuri uyu musore, uyu muntu uri mu nzu y'imbohe, n'umufungure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kora igitangaza uyu munsi Mana, bimenyekane ko ari wowe ubikoze. Urakoze kubikoze, shyigikira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ndarisengeye risohoze icyarizanye katika jina la Yesu, kuboko kw'Imana kuboneka kuri buri muntu. Urakoze Kristo, sengeye igihugu cyacu, sengeye abayobozi, sengeye abashumba, sengeye abatuyobora, sengeye abapasiteri, sengeye itorero. Ayi Kristo
wacu ongera wiyubahishe. Urakoze ko wumvise, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka dukomeze twikomeze ku Mana kugira ngo Imana itugirire neza, Imana y'amahoro ibagirire neza. Amen.